Regio Maria. Igitabo gisobanura Regio ya Maria. Umugereka wa 10. Inyigisho zirebana n'ukwemera. Bene izo nyigisho zishobora gutangwa bikagirira akamaro abagize Presidium bose. Yibuze se bamwe na bamwe iruhande rw'umurimo wabo wundi. Ubwoko bumwe bwa za Presidia bwagombye gutangira uwo murimo nk'ikintu gisanzwe. Urugero ni nka Presidia z'abana mu bigo, iz'urubyiruko, n'iz'abakora mu rwego rw'uburezi. Kugira umutima ukorana isengesho, imbaraga n'ubushyuhe no kugira ubuyoboke bwa Regio bifasha ubifite gukurikirana izo nyigisho ku buryo bushimishije. Umuntu yigizaho inzitizi ahura nazo rimwe na rimwe. Abantu bafite ubwibone n'abiratana ubumenyi bwabo bakwifuza kuza muri izo nyigisho ariko bagamije kurangaza abandi inyuma bakigendera. Bazigizwayo n'imimerere y'izo nyigisho ubwayo. Byongeye kandi iyo mimerere izatuma abari kujyanwa nuko ibyo biga babona bihora biba bishya batagira aho bajya. Ikindi kandi ikizatuma iyo nyigisho itungana nuko izaba yatangijwe bafite inyota yo kubona urumuri mu bwiyoroshye bw'umutima, ku buryo bigana Bikira Mariya wasobanuje marayika mubaza ikibazo kigira kiti ibyo bizashoboka bite, maze bikamuviramo kwibaruka ubuhanga bw'Imana, ukuri guhoraho iteka, urumuri nyarwo. Akomeje kuba umurinzi w'ubwo bukungu. Abashaka kububonaho bagomba kumusanga. Mu nama yabo ya buri cyumweru, abo Regio bagize Presidium bazibona bakoze urunana bakikije uwo mubyeyi utuma twishima. Bishobotse ndetse ibiganza bye byuzuye ubukungu bw'ubumenyi, ari nabwo bashaka kugeraho, bifatane n'ibyabo. Bityo ikiranga umuregio ni ukwitangira umurimo we wo kwiga bigiranye ubuyoboke, aho kubikora agambiriye kwiyungura ubumenyi byonyine. Ikindi kimuranga ni uko inyigisho zidatangwa ku buryo bw'ibiganiro mbwirwaruhame, kubera ko ku ruhande rumwe ubwo buryo bwashobora gusa n'ubukoreshwa muri Presidium, ariko cyane cyane kubera ko kamere muntu akenshi icika intege iyo umurimo usa n'ukorwa n'umuntu umwe cyangwa bamwe gusa, nk'uko bimereye umuntu atanga ikiganiro mbwirwaruhame. Byongeye kandi ikiganiro mbwirwaruhame kiba gihanitse ku buryo ababasha kucyumva uko bikwiye aba ari bo bake, maze kubera iyo mpamvu kigatera ingorane abagiteze amatwi hafi ya bose. Igikurikiraho ni uko ingingo iganirwaho itumvikana biseseye nk'uko yakabaye, bityo ibyo babwiwe bikibagirana vuba. Kujanisha abatega amatwi ikiganiro mbwirwaruhame cyo mu rwego rwo hejuru kandi ibyo babwirwa bibacengera mu bwonko abahamye hamwe n'ikintu gikomeye. Icyakora mu mikorere ya Kiregio, umunyamuryango ntashobora gucika intege. Buri wese ahamagariwe kuvuga uko umurimo yahawe gukora wagenze. Ibyo bituma umuhate no kubahiriza inshingano ubundi mu myitwarire y'ikiganiro mbwirwaruhame biharirwa ugitanga. Mu mikorere ya Regio ahubwo bose babisangira, buri wese mu rwego rwe. Umunyamuryango ntabwo ari utega amatwi gusa, ubwonko bwe burakora. Aho gutega amatwi byonyine, abakora igihe cyose, agenzurwa kandi hagapimwa intambwe yateye ajya mbere. Iyo umuregio atanga raporo y'ubutumwa yakoze, abikora yicaye. Ibyo yateguye aba bifite imbere ye. Ibyo ashobora kuba yaranditse igihe cy'ubutumwa nabyo biba bimuri iruhande. Mu cyumba cy'inama nta na kimwe gishobora gutuma atakaza icyizere bagenzi be bari bamufitiye. Raporo yiba yanditse mu buhanga bwe bwite bwo gutondekanya amagambo, kandi igaragaza ibitekerezo bye n'ingorane yahuye nazo mu butumwa. Akabikora ku buryo bworoheje kandi bubereye bose. Bamwe bashobora kugira ibindi bisobanuro bongeraho cyangwa ibibazo bamubaza. Akurikiraho gutega amatwi raporo y'ubundi butumwa bwakozwe. Bazibonera vuba ko inama igenda neza, atari ku buryo bwa moteri ikurura ikinyabiziga gihetse kandi kigenda cyihuta cyane, ahubwo nk'imashini bahingisha cyangwa izindi mashini zikoreshwa mu buhinzi.
zicengera mu butaka kure zikabutapfuna, ari nazo zibumanyagura. Ubwo umutwe w'igitabo uzaba umaze gucukumburwa, maze ukongera ugasesengurwa hakoreshejwe za raporo zikurikirana z'abanyamuryango bagize Presidium. Byanze bikunze icyo gihe nibwo uzaba wumvikanye ku barejiyo bose, bityo bakawufata ntibazawibagirwe. Uwo murimo wo kwiga ukorerwa icyarimwe n'indi mirimo rusange yo muri Presidium, nta kabuza kuzakoranwa umurava usanzwe urangwa rejiyo izashishikariza abanyamuryango gushyira mu bikorwa ubumenyi bwabo. Kubera iyo mpamvu za Presidium zateye imbere mu byo kwiga, zagombye gutekereza gushinga amashuri, gukora umurimo wo kwigisha, kuyobora ubushakashatsi gatolika, ubundi buryo bwo gukwirakwiza ubumenyi bwihariye abanyamuryango bazo bungutse. Kuri iyo ngingo ntibazabura gukwirakwiza mu muryango wa rejiyo inyota yo guharanira kurushaho ubumenyi byerekeye ukwemera. Ubumenyi bakuye mu muryango wa rejiyo bugomba gukwirakwizwa mu baturage bose hakoreshejwe ingendo zitabarika zikorwa n'abarejiyo bari mu butumwa. Bityo intambwe ikaba iratewe bajya mbere mu kurwanya ubujiji mu by'iyobokamana, ari narwo rukozasoni mu bihugu by'abagatolika. Papa Piyo wa 11 motu proprio 29 Kamena 1923, igitabo gikubiyemo inyigisho z'umuryango aricyo manuel, cyagombye kuba aricyo gitabo cya mbere abarejiyo biga. Mu by'ukuri ni inshingano y'ingenzi ku barejiyo, kuko uretse yenda ko abantu baba badasobanukiwe n'imiterere ya rejiyo uko bikwiye, ubundi umurimo wo kwiga cyangwa undi murimo wose ntushobora gukorwa ku buryo bushimishije iyo abawukora batawuhugukiye. Bose babona ko byaba ari ubucucu kubaka inzu umuntu atizeye ko fondasiyo ikomeye. Byaba nanone ari nta gaciro bifite gushaka kubakira ubumenyi kuri za fondasiyo z'imimerere y'umuryango wa rejiyo, ariko umuntu atabanje kwizera ko iyo mimerere ikomeye, kandi uku gukomeza kuzanwa no kugira ubumenyi bwuzuye. Ibyo bashobora gutangira kwiga bayobowe n'umuyobozi wa roho bikaba byarushaho kubagirira akamaro, byaba ibi bikurikira: amahame y'ukwemera no kurata ibyiza by'idini gatolika n'iby'abatagatifu, ibyanditswe bitagatifu, ubumenyi mu birebana n'imibanire y'abantu, liturujia, amateka ya kiliziya, ubumenyi mu bijyanye n'imyitwarire iboneye mu iyobokamana. Igice cy'inama kiberanye n'uwo murimo wo kwiga cyashobora kuba igikurikira inyigisho ngufi, cyagombye guharirwa bijyanye no gusuzuma uwo murimo. Ni ngombwa kwita by'umwihariko kuri icyo gice kugira ngo babone uko bagihuguriramo abanyamuryango ku buryo buhamye. Bagomba kwirinda ko habaho impaka zitanisha, zidafite umurongo kandi zitagira umwanzuro uhamye zigezaho. Icyo gice kigomba kwitabwaho by'umwihariko kugira ngo gitume abanyamuryango bahugurwa bihamye, maze bityo ntigihinduka igice cy'ibiganiro bisanzwe bidafite umurongo bikurikiza kandi bishiriraho. Muri buri nama abanyamuryango bagomba gutanga raporo, buri muntu ku giti cye, ku murimo yahawe gukora mu cyumweru kiba kirangiye. Muri raporo zabo bashobora kuvugamo ingorane bahuye nazo. Icyakora abanyamuryango bagombye gusobanurirwa ububi bwo gushyira imbere ingorane zoroheje zishobora gukemuka baramutse biminjiriyemo agafu, bakongera umurego mu bibareba. Ukwihata umunyamuryango ku giti cye byagombye gushyikirwa. Umunyamuryango ku giti cye byagombye gushyigikirwa uko bishoboka kose. Bagomba kwirinda ko impaka zavamo ibidafite akamaro kandi bitifuzwa. Bazirinda kandi n'ibiganiro bihanitse cyane, ibirimo ikinyoma cyangwa bitandukira. Muri ibyo byose inkingi Presidium yubakiyeho izaba umuyobozi wa roho. Ni ngombwa gushimangira ko umurimo wa buri munyamuryango uzasohozwa gusa niba buri cyumweru buri wese akoze umurimo ufatika ugaragara. Ukwiga ntibishobora gufatwa nk'uwo murimo habe na busa.
mbega ukuntu gucya ku mutima bifitanye isano ya hafi cyane n'urumuri. Abantu bakeye ku mutima kurusha abandi nibo Imana yahaye urumuri rwisumbuye. Niyo mpamvu umubyeyi Bikira Mariya yahebuje ibindi biremwa byose kumurikirwa. Bavuga ko yamurikiraga abamarayika, ariko n'abantu arabamurikira, ndetse Kiliziya ishimishwa no kumwita icyicaro cy'ubuhanga. Kubera ibyo byose, ibyo twiga, ibyo turangamira, ubuzima bwacu bwose byagombye kubakira kuri uwo mubyeyi wahebuje abagore bose ubutungane, umubyeyi w'urumuri nyarumuri, Jambo wigize umuntu. Kuko Imana yatamirije izuba, icyo kiremwa gihebuje ubwiza ibindi biremwa byose, kandi ikamutoranya ngo arinde urumuri rwa Yezu ku isi yose, nk'uko abikora muri buri muntu uzafungura umutima we ngo yakire urwo rumuri nyine. Sauve Marie intime. Umugereka wa 11, incamake yerekana uruhare rutagira uko rusa Bikira Mariya yagize mu mugambi wo gukiza bene muntu.